Mugisha Fred Robinson wamamaye nka Producer Element yegukanye igihembo cy'itunganywa ry'indirimbo wahize abandi mu mwaka 2020 mu bihembo bya Isango na Muzika Award ku myaka 20 mu ndirimbo 10 ziba zigezweho abafite izirenze imwe. Producer Element ivugira ko uyu mwaka wabaye uwo kugera ku bintu yatekerezaga ko azabigeraho mu myaka 5 iri imbere. Amaze guhabwa igihembo mu ijambo ritasobanuye ko yarebye asanga amaze gukora ku ijanisha rya rimwe buryo umwaka utari bw'abantu bakwiriye kumwitega kurusha urangiye. Producer Element akaba atwaye igihembo yarahanganiyemo na Ishimwe Clement uhagarariye Kina Music, Bob Pro ndetse na Medbeat. Mike Karangwa uyoboye ibirori yavuze ko arebye ibigwi bya Element agasanga byaherukaga ba Producer JP na Pastor P. Indirimbo enye mu ndirimbo 10 zifite amashusho meza mu mwaka 2020 uyu musore akaba yarazishyizeho ibiganza. Ku buhanga bwe no kubagezweho avuga ko nari Imana abyikoreye kuko nta kindi kintu yavuga abikesha. Ku muziki nyarwanda agera ku ruhando mpuzamahanga uyu musore w'imyaka 20 y'amavuko asobanura ko akwiriye gushyira imbaraga mu gukora indirimbo ziteza imbere umuco nyarwanda ku buryo uzajya mu indirimbo azajya ahita amenya ko ari iz'abanyarwanda. Element yavukiye mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba, kuri ubu ari ku rutonde rw'abatunganya indirimbo bamamaye ndetse banahiriwe na 2020 nubwo harabavumira ku gahera uyu mwaka bitewe n'ibizazane byabaye bizanwa na COVID-19. Mugisha Fred Robinson ariwe Producer Element ni imfura mu muryango w'abana 4 i Karongi niho yize amashuri abanza ndetse no mu yisumbuye yigaga ari hataha. Producer Element akaba yararangije amashuri yisumbuye mu mwaka 2018 muri MPC. Nyuma yo kurangiza amashuri mu mwaka 2018 Element yaje kugana Country Record nk'umuhanzi ushaka gukoresha indirimbo. Iki gihe producer yamukuriye indirimbo y'ubuntu kubera ko yari yakunze imiririmbire y'uyu musore. Iyi ndirimbo yakoze ntabwo yigeze ayisohora, impano yari yakunzwe muri Country Record yatumye asabana n'ubuyobozi bwayo, usibye kuririmba byari byamujyanye yanaberetse ubuhanga afite mu gucuranga no gukora imidundo y'indirimbo. Mu mwaka 2019 Element avuga ko yakundaga kuba ari muri studio akora beat z'indirimbo zitandukanye ariko ataragira abahanzi akorera. Nyuma yaje gufata icyemezo cyo guhamagara Bruce Melody ngo amukorere indirimbo, icyakora ntabwo uyu muhanzi yabashije guhita abyumva. Ati nashatse nimero ndamuhamagara mubwira ko mfite ibintu nakoze kandi numvaga yakoramo indirimbo nziza, namusabye kuza yakumva bikunze tugakorana. Icyo gihe ntabwo yongeye kunsubiza bituma ntekereza ko yabisuzuguye. Bruce Melody yaje kujya kureba uyu musore banahise bakorana indirimbo itarasohoka, imikoranire yabo itangiriraho. Ubwo yaramaze gufatisha Bruce Melody, Element yari atarakorera umuhanzi ukora injyana ya Kinyafurika kandi ari umuziki akunda, bityo rero yahisemo guhamagara Austin nawe bakora indirimbo ya mbere gutyo. Nyuma y'igihe kitageze ku mwaka atangiye gukora indirimbo z'abahanzi, kuri bakaba ari gukorana n'abahanzi bakomeye, wasanga ari amahirwe akomeye yagize ndetse nanatinya guhamya ko ari Imana yamuhaye umugisha. Usibye gukorana n'abanzi bakomeye bo mu Rwanda, Element kuri ubu muri studio afite indirimbo ari gukorana n'abanzi bakomeye bo hanze y'u Rwanda nka Shiba Kalungi, Wyke Benda n'abandi benshi barimo nabo muri Nigeria bakunze uko akora. Producer Element ni umwe mu bakora kandi bakanatunganya indirimbo bagezweho muri iyi minsi bitewe n'izo yakoze ziri kubica bigacika. Element asobanura ko umuhanzi Davis D ari mu bamugoye mu gihe cyo gufata amajwi. Avuga ko abahanzi barimo Bruce Melody na Davis D batajya bapfa kwemera ko indirimbo zabo zijya hanze ku buryo bworoshye kuko baba bifuza ko ibihangano byabo bijya hanze bigakundwa. Ati usanga dukora uyu munsi ejo akagaruka akambwira ngo twongeremo utundi tuntu, ariko ni byiza kuko biba biri mu nyungu zacu twese. Muri rusange asobanura ko abahanzi bakora injyana ya hip hop aribo batajya batinda muri studio. Yibuka neza ko indirimbo yahuje Papa Cyangwe na Igor Mabano uwo muraperi yakoresheje iminota itarenze 30. Umuntu ufite impano yo gutunganya indirimbo aramutse yegereye Element yamugira inama ndetse byaba ngombwa akaba yamwohereza kubyiga. Element yifuza gushyira itafari rye mu ruganda rwa muzika ku buryo abantu bazajya bamwibukira ku bikorwa zaba yarakoze. Kuri ubu Element ntagitungurwa na gato no kuba akora indirimbo zikamamara. Ati mbere nakoraga za hands up mwumva birarenze, ariko ubu byabaye itegeko, indirimbo zose nkora zigomba kumenyekana. Hari igihe abatunganya indirimbo bajyaga baririmbira abahanzi chorus, ariko we nubwo azi kuririmba asanga atabikora kuko abona ko bitagezweho, ahubwo yafashe umuhanzi ku buryo bwose ariko ntiyakwemera kuririmba mu ndirimbo zabo. Element asanga abanyarwanda bamaze gukunda indirimbo z'abanyarwanda ku buryo ari ibintu byo kwishimira, ariko basaba kurushaho kugira urukundo rw'umuziki nyarwanda kuko ariyo ntwaro yo kuwugeza ku ruhando mpuzamahanga. This is Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tunyana 5/5. Mwibutse ko nandi wakora amakuru meza kandi yizewe watari kuri YouTube channel yacu Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tunyana 5/5.